iyo nabivugaga cyangwa se iyo mbivuze mba numva hari izindi mbaraga mfite muri runo rugendo turimo, no kuvuga ngo hari izindi mbaraga bimpereza kubivuga ngewe ubwanjye iyo mbisubiramo kuruta kubiceceka. Indi ntego ya kabiri ni ababyumva bakibirimo kugira ngo babashe guhinduka nabo babashe kubivamo. Harimo abo dusangira ari nabo abenshi batanga amakuru, urumva kuko iyo usangiye n'umuntu uyu munsi ejo agasangira n'abandi bantu aravuga ati waruzi ko kanaka ajyanywa inzoga, akamubwira ati reka uramubeshe uriya mukozi w'Imana, akamubwira ati ejo twari turi kumwe ejo twarasangiye. nabo bakijijwe se cyangwa badakijijwe? Haba harimo abakijijwe n'abadakijijwe, ariko abenshi twagiye dusangira nge nabo abo twasangiraga ntibari bakijijwe kuko twarazisangiraga, ariko twabanaga mu rusengero. Sibye no kubyumva, bamwe mu babivuze hari ababivuze turi kumwe. Yego, hari umushumba wabyigishije wabivuzeho, aho yabivugiye nari mpari. Yego, wenda ariko ari byo mperaho. Hariho na channel yindi nayo ni ya Nairobi yabivuzeho, biri kuri ni nk'ebyiri zabivuzeho, n'abandi baracyabivugaho. Hari n'abandi wenda bashobora kuba baranabivuzeho mbere wenda tutarabibona. Ariko mu by'ukuri hari ibintu bibiri byavuze. Mwiriwe abandi mwaramutseho bitewe n'ahantu umuntu aherereye. Turabashuje mwese bakunzi bacu, abantu badukurikirana umunsi ku wundi. Twari twabivuze ubushize ko tugiye gukora ibintu bitandukanye, birimo ibiganiro, birimo ibitaramo, kugira ngo bimwe muri byo turimo kubikora. Murakoze cyane. Uno munsi dufite abatumirwa batandukanye, ariko mbere yuko tubakira ukore subscribe, dushigikire, ukore comment na share. Uno munsi dufite ikiganiro gikomeye cyane gishushe, ndabizi ko abantu benshi bari buze kugikunda. Ariko mbere yuko tubigeraho, dufite abatumirwa hano umusanzwe umenyereye. Tugiye gutangira n'uri iburyo bwanjye. Abantu benshi baramuzi, ariko n'abatamuzi yabibwira kugira ngo mubashe kumenya. Turakwakiriye muri studio za James Image. Murakoze cyane. Yego. Amazina yanjye nitwa Mbangutse Claude, cyangwa se ku izina ry'akazi ni Mbangutse Pro. Abandi umucuranzi, abandi umuproducer, ndi umupapa, mfite abana 4 n'umudamu umwe. Murakoze cyane, nkaba nsengera muri Foursquare. Turakwishimiye Mbangutse kuri James Image. Ntabwo ari inshuro ya mbere ujeho, sanzwe dukorana ibiganiro, ngira ngo none inshuro ya kabiri, kandi ikiganiro twakoze mbere cyagize feedback nziza, abantu babyanditseho babivuzeho. Kimwe nuko abantu batumva ibintu kimwe, si ngombwa ngo abantu bose bavuge ibintu neza, ariko icyo twakoze rwose abantu bacyanditseho kandi kirabashimisha. Turi kumwe n'undi muvandimwe hano, birashoboka ko abantu batamuzi benshi, ariko abatamuzi nabo bagiye kumumenya. Watangira utwibwira? Twa Faustin Rugazura, ndi umupapa, mfite umugore n'abana 2, nkora itangazamakuru ku Mpamo 250 ndetse no kwa Papa Legend TV. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twatu video mujya bubona hana abantu baririmbye nabi n'abandi bavuze nabi, dore ngo uyu muntu ubiri inyuma afite uburyo kabisahuye nabyo nibyo ngibyo. Murakoze cyane. Turabakiriye hano kuri no studio yacu. Uno munsi twatekereje kuganira. Bushize hari ikiganiro twagiranye na Mbangutse c'ubuhamya, twagiye iwabo kubasura, duha ubuhamya, tubwira uburyo yakijijwe. Abantu benshi barabipostinze, abantu benshi barabibonye, abantu benshi birabafasha. Ndetse nabonye mu minsi ishize yarapostinze ko ari abantu bakijijwe kubera ubwo buhamya bwiwe, kandi rwose biri muri kintu kimwe twifuzaga ko kibasha kugerwaho. Ari ubuhamya gusa, ari ukuvuga ibyakubayeho, ntacyo byaba bimaze, ariko feedback nziza nuko twabonye abantu, sinibuka umubare ariko nabonye babipostinze. Yego, abantu barakijijwe. Yego. Uhereye ku munsi wa mbere natanze ubuhamya muri Foursquare, hari abantu bakijijwe, abantu benshi barenga 15.
ndetse hari abandi bakomeje kunyandikira kuri WhatsApp abakibirimo bambaza icyo bakora kugira ngo nabo babivemo, abo dusengana umunsi ku munsi bagenda bahinduka. Yego. Ndetse n'ejo bundi hari aho nari nagiye kubwiriza muri Savas Kacyiru hariya muri Solas Ministries, so hari n'abandi bakijijwe abantu barenga 15, so feedback ni nziza. Hari abantu bari kugenda bakira Yesu umwami n'umukiza, bari babaswe na bimwe mu byo nabagamo. Feedback ni nziza, usibye ko n'indi navuga ko wenda iri negative ntishobora kubura mu bantu kubera ko abantu ni abantu. Niko bimeze, ariko icyo tureba cyane ni feedback nziza kubera ko abantu bari kugenda bakizwa umunsi ku munsi. Ibyo byose turaza kubivugaho ko ari bibiri. Turaza kuvuga kuri feedback nziza na feedback mbi. Muri mu buzima ntabwo ibyo bintu byabura, ariko mbere yo kugira ngo tubigereho, ipurpose ndibaza y'ubutumwa bwiza ari uko imitima y'abantu ikizwa, kandi ndibaza nacyo kintu wari ugamije. Yego. Sinzi niba ari wenda ari indi ntego wari ufite mbere cyangwa nyuma wari ufite kugira ngo utange buriya buhamya, atari ukugira ngo bifashe imitima y'abantu cyangwa hagire n'undi muntu uhinduka, nayo wayitubwira no kugira ngo abantu basobanukirwe. Intego ya mbere navuga yuko mu by'ukuri iyo umuntu yatura, iyo avuga cyangwa se iyo avuga ibintu yabayemo, hariya nari ndimo ntanga ubuhamya, ariko hari naho naturiye. Ariko iyo utanga ubuhamya ukabisubiramo ibintu wabayemo, ikintu cya mbere, intego ya mbere, uba ushaka kwikiza wowe ubwawe, umutima wawe ukomeza gukira. Please ukomeza kubivuga, please ukomeza kubohoka muri wowe. Yego. Niyo ntego ya mbere, kuko iyo nabivugaga cyangwa se iyo mbivuze, mba numva hari izindi mbaraga mfite muri runo rugendo turimo. Ni ukuvuga ngo hari izindi mbaraga bimpereza kubivuga njyewe ubwanjye iyo mbisubiramo kuruta kubiceceka. Indi ntego ya kabiri ni ababyumva bakibirimo kugira ngo babashe guhinduka nabo babashe kubivamo. Rugazura, ndatekereza ubwo buhamya yarabubonye, sinzi ko nawe bwaguciye mu maso wabonye bangutse arimo kubutanga. Mu by'ukuri ubwo buhamya narabubonye, nafashe umwanya gerageza kubukurikirana ko bwakabaye, yaba ubwo yatanze kuri Foursquare ndetse no kuri channel yiwe bwite ya Mbangutse Pro. Narabwumvishe numva ubuhamya bwiza ku bwanjye bwanejeje, kubera ko muri iki gihe niba hari ikintu isi y'umwuka ibuze ni ibihe by'ubuhamya. Abantu bahugiye mu bindi, bari kwitinya wenda kubera n'izi social media zaje n'ibiki, ugasanga n'uwari ufite ubuhamya nta butanze, aricecekeye wenda kubera gutinya cyangwa ikindi. Ariko mbashije kubona ubu buhamya bwambangutse. Yego. Navuze at least tubonye umuntu umwe ushobora kuba influence yo gukira kwa benshi muri iki gihe, kubera ko njyewe uko nabifashe nkaho we abaye imfashanyigisho ku bashumba. Narabukurikiye rwose, numva n'ubuhamya bwiza buri muntu wese yakurikira kandi bukaba bwamugirira umumaro. Ese tukiri aho, hano turi kumwe na Mbangutse, ariko turaza gusa n'abareka amarangamutima. Ubyumva gute kuba umuntu amara imyaka like gira ngo niba tubeshe watubwiye ingahe? Irenga 10. Kuba umuntu amara imyaka 10 ari umuririmbyi, ari umukristo, akora inshingano runaka mu rusengero, asavinga abantu, mbese afite n'abantu bamureberaho nk'icyitegererezo, ariko akaba ari umuntu donka adakijijwe, ni nka kubyo navuga. Wowe ubyumva gute ko ibyo bintu ni ikosa ry'uwo muntu udakijijwe cyangwa harimo n'ikosa ry'abantu bamuyoboye? Wabyumva gute? Simbyumva nk'ikosa ryiwe, sinanabyumva nk'ikosa ry'abamuyoboye, ahubwo mbifata yuko ni umwanya utaragera muri ubu buryo. Urabona iyo barimo batwigisha batubwiriza, yego, hari igihe batubwira ngo ukeneye gukizwa
natambuke noneho bigakubitana na cya kintu ahubwo njyaho mbona habera ikosa yego ni mu buryo twakuze twarezwe yego twarezwe tuvuga ngo ba data ni abakristu ba mama ni abakristu bakuru bacu ni abakristu bashiki bacu ni abakristu dusa n'abagendeye mu cyo kintu nakwita ngo ni nk'igipindi cy'abandi yego sibyo nkumva niba papa ari umukristu ngo navukiye mu muryango w'abakristu simbanze ngo nibaze ese niba naravukiye mu muryango w'abakristu ngewe ndiwe uri kubyumva none bakandebera mu ishusho ya papa bakandebera mu ishusho ya mama niba ari umukristu ngo nanjye rugazura ndiki ndi umukristu nkajya mu rusengero yego sindihana sindakizwa sindakababarirwa nagendeye gusa ni nko kugendera mu ikofi y'undi yego uri kubyumva hanyuma nagera mu ikanisa wenda byakubitana n'impano nahawe kubera ko impano itandukanye n'ubukristo nkayikoresha rukasura n'umukristo n'umucuranzi n'umuririmbyi mwiza ariko in the reality hari rugazura ntabwo ari umukristo yagendeye gusa mu ishusho y'ababyeyi be b'abakristo yego sinzi niba uri kumva mo kubyumva kabisa mwe mukambona nkaho ndi umukristo mugendeye ku mateka y'abambyaye cyangwa bambanjirije sibyo imyaka 230 ikashira nkiri muri cya kintu umunsi rero naje kubabwira ngo uburyo bwose nari ntarakizwa buryo bwose nakoraga ibi ngibi ariko nkiboshwe n'ibi bindi nicyo gihe usanga umuntu yatangaye kubera ko agakiza k'umuntu ni gatozi reka mbyite gutyo nakiwe ku giti kiwe ntabwo agakiza kanjye ngaheshwa nawe ni njyewe ukishakira ku giti kanjye agakiza ka mama agakiza ka papa ntabwo gahuriye n'agakiza kanjye kuba yamara imyaka 10 akirimo anywa inzoga kandi ari mu rusengero amacuranga njye mbifata nk'ibisanzwe agakiza ntikari kamugeraho nta kosa ry'umuntu rihari none kubera iki uwo muntu aba asavinga abantu kandi adakijijwe kandi akabasavinga ibintu bye bisa naho akijijwe uwo muntu donc nta kintu byishe ku miterere y'itorero kuba yasavinga reka tubifate gutya nk'urugero yego uyu munsi wa none ntabwo unywa inzoga sibyo ugiye wenda muri resitora siko ugiye gufata ibiryo bivuze ko umuntu unywa inzoga atazagusavinga birashoboka yagusavinga bifate nk'uko ngukorera we uwo bakeneye ni umucuranzi sibyo mu rusengero bakeneye umucuranzi sibyo kandi arabishoboye noneho ikindi icyo navuga ngo bashobora kuba banamwibeshyeho ko ari umukristo noneho bibaye akarusho sibyo kuba yatanga serivisi rero yayitanga nta kibazo gihari hari ubwo yananiwe gucuranga ngo nuko atari umukristo ibyo bintu turaza kubyumva mu buryo butandukanye kandi ndagira ngo tube open tubiganireho uko umuntu wese abyumva ariko ndashaka kubaza mbangutse icyo gihe cyose wagendeye muri ibyo ngibyo abantu ndashaka kubaza niba hari bamwe mu bo mwakoranaga umurimo w'Imana cyangwa mu bari bagukuyoboye bari bazi ayo makuru kuca muri ibyo bintu bimeze gutyo sinzi niba uraza kubidusubiza amagambo asa n'arambuye niba ubifite amakuru niba byari bizwi ko ibyo bintu binyuramo cyangwa se byari ibanga ryawe n'urugo rwawe wenda. Okay, urakoze cyane. Mu buryo natanzemo ubuhamya mbutangira navuze uburyo natangiye. Iyo umuntu rero atangira kujya mu byaha yego abijyamo yihishe. Abijyamo yihishe ku buryo atabashaka ko hari abantu bamenya yuko aba mu byaha. Akabikora yihishe ku buryo usibye wenda nko mubana ushobora kumenya nk'ayo makuru. Ariko mu rusengero navuga ko muri iyo myaka yose navuze yego kuva igihe natangiriye njye kunywa inzoga ntabwo ari bwo abantu babimenye. Abantu bamenye ko natangiye kunywa inzoga muri iyi myaka nko guhera wenda nko muri za 2017 gutyo n'8 ariko imyaka yindi kumanuka nta muntu wari ubizi.
noneho mu myaka 2021 gutyo uko byagendaga bikura niko hari abantu bagendaga babimenya harimo abo dusangira ari nabo abenshi batanga amakuru urumva kuko iyo usangiye n'umuntu uyu munsi ejo agasangira n'abandi bantu aravuga ati waruzi ko kanaka ajyanywa inzoga akamubwira ati reka uramubeshe uriya mukozi w'Imana akambwira ati ejo twari turi kumwe ejo twarasangiye nabo bakijijwe se cyangwa badakijijwe habarimo abakijijwe n'abadakijijwe ariko abenshi twagiye dusangira nge nabo abo twasangiraga ntibari bakijijwe kuko twarazisangiraga ariko twabanaga mu rusengero kandi urumva niba zinywa n'aba mu rusengero ntakijijwe hari nabo noneho batazaga mu rusengero navuga ko n'ubundi badakijijwe babaga hanze ariko nabo twasangiraga so rero harimo babimenye bitinze cyane abantu benshi babimenye bitinze cyane ndabizi neza ko hari n'abantu kugeza ubu ngubu usibye ababonye ubuhamya bari bazi mbangutse nka mbangutse wa kera umukozi w'Imana ariko kubera ubuhamya bamenye mbangutse uwo ari we uko nari imeze so bivuga ngo hari abari babizi n'abatari babizi ariko abenshi bagiye babimenya muri iyi myaka ya nyuma abandi babimenyera kuri social media yego ibyo bintu rero bishobora kuba biteruje mu bantu benshi kuko nabonye abantu benshi kuri social media barimo kubivugaho byaravuzwe bamwe babivuga neza abandi babivuga nabi tukiri aho ngaho rero ibintu birimo kuvugwa bitandukanye abantu benshi ko barabivuga bitandukanye bamwe ko baravuga ngo ese ni gute umuntu amara ino myaka ni ugusebya itorero abandi bakavuga ngo ibyo yakoze nibyo kandi birimo kuvugwa mu buryo butandukanye kandi byavuzweho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye turi kumwe n'umuvandimwe Rugazura hano asanzwe yanariza n'ibiganiro bye asanzwe areba cyane n'ibiganiro by'abantu benshi afite no kwanariza kuremereye agiye kutubwira wowe imyumvire yawe ubyumva gute kuba umuntu amaze ino myaka akora n'umurimo ari n'umuntu numvisha babivugaho avuga ko bino bintu ari ugusebya itorero yakoze amahana atabaho urabyumva gute wemeranya n'uwo muntu wigishe wavuze gutyo cyangwa wemeranya n'ibyo mbangutse yakoze duhita tujya turasura kuri mbangutse inyuma yawe murakoze abantu baze kumbabarira ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza maze iminsi nsaraye mu by'ukuri icyo kuvuga ngo mbangutse icyo yakoze ni ugusebya itorero ntekereza ko atari cyo mu myumvire yanjye ku bwanjye numva ko ikintu yakoze ahubwo nicyo cyari gikenewe muri iki gihe cy'uyu munsi wa none kubera iyi mpamvu ibyo yavuze reka wenda dufata agace gatoya ako dukunze kwita muri terime ngo niyo guforoda sibyo ugasanga umuntu ari mu itorero akaba no hanze aribo babandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nakazu yaza nta konje nta shushe sibyo ni umuntu uraho hanyuma uwo muntu niwe duhora dusanga muri serivisi zose nk'uko nyine ibintu bimeze niye wenda pasiteri afashe umwanya akavuga ati abantu bakeneye gukizwa ni muhaguruke mwakire Yesu ahaguruka ntashaka nyine kugaragara ko atarakijijwe ariko mu kuri guhari ntakijijwe nyine kuko ntago wafata icyaha mu kivange n'ubukristo deja icyaha iyo cyakugezeho wabaye umunyacyaha bivuga ngo ntabwo ukijijwe sibyo kuba rero uyu munsi wa none mbangutse yafashe uwo mwanya gufata umwanya wo kubivuga icyambere tubanze twibaze byavuye yego sibyo byabanje kuva kuri reflection yabayeho wenyine umwuka uramusanga sibyo umucyo w'Imana kamyita gutyo umucyo w'Imana uramusanga umurikira mu mutima we ajya kwibona yibona nka wa mwana w'ikirara kubyumva wisanze yarapoteye aza kwigarukamo aravuga ati aha hantu ndi siho hankwiriye uri kubyumva aravuga ati reka nsubire kwa data asubira inyuma aje kwasi ava ahandi yarari ise ntabwo yamubonye ngo avuge ngo unkojeje isoni yamwakiranye ibyishimo mbangutse umuco w'Imana niwe waramumurikiye akagaruka akaza no gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho bw'ubuzima yabayemo ubuzima nakwita ko harimo ubwari fake yishushanyaga kwa
kugira ngo abantu bataza kumenya ko aforoda akora biriya n'ibindi Yego. uyu munsi wa none ibyo bintu Imana ikaba iyo sura imukuyeho imwambitse isura nshyashya why not ataza kuvuga ati murebe igitangaza Imana yankoreye ni hehe mu ijambo ry'Imana ni hehe bibujijwe sibyo abagendaga bakizwa bose bagendaga batanga ubuhamya akavuga ati ninde wagukije ni Yesu wanyijije kuba yaza agahagarara mu itorero akavuga ngo nakijijwe nababariwe ibi bizamvuyeho no mutwaro nari maze imyaka 10 undiho wamvuyeho kibaye icyaha ribaye ikosa ikindi twibaza ese itorero ririmo abahe bantu ese itorero ni iki ikanisa atari iryo mu mutima iryo hanze rigenewe ndi rigenewe umwiza cyangwa rigenewe umubi itorero rigenewe umuntu mubi ariko tukiri aho ngaho umenye ko uwo muntu yari asanzwe afashwe nk'umuntu mwiza ntabwo tumufashe nk'umuntu mubi afite n'abantu bamureberaho bavuga ngo uno muntu wenda aberera urumodo cyane padiri iyo arimo asoma misa urumva harajya agiye akababwira ngo mukurikize ibyo nsoma ntimukurikize ibyo nkora icyo nari mbivugiye ni urugero nyine nari ntanze uri kubyumva icyo nari mbivugiye ni iki ngiki kuba yamara iyo myaka 10 arimo gusavinga ushobora gusavinga ikintu utabelivinga utizera sibyo ni akazi ushobora kumamagara ngo ngwino umfotorere ntagufotorera amafoto ariko ntakunze ka kazi ntabikora kuko gusa ari kondisiyo yako sibyo yego kuba rero yaza akabikora kubyumva akamara n'iyo myaka 10 ntibirasobanura neza ko akijijwe umunsi nyawo wo gukizwa kwiwe n'uyu munsi umucyo w'Imana wamutashyemo wenyine kumva arabohotse akaza gutanga bwa buhamya icyo warubarijeho rero cyo kuvuga ngo yatanze ubuhamya ngo yasebeje itorero aricyo narimo mvuga itorero ni iki ni ahantu ni umwanya umuntu mubi ageramo akaruhuka ahubwo agasubirayo ari mwiza ntabwo ari ahantu abeza bahurira ni ahantu hahurira babi bakaza kugira ngo bahinduke babe beza kandi bahindurwa nande ntabwo bahindurwa na pasiteri bahindurwa n'umwuka w'Imana so kuba yaratanze ubwo buhamya bw'uko Imana yamukijije akava muri ibyo bintu kubyumva ni ikintu cyo kwishimira mu ijuru bakavuza impundu na hano mu isi tugakoma amashyi kubera ko Imana yakoze igitangaza umwana wari warapoteye yagarutse sinumva rero ukuntu abantu barimo bagaruka ngo yasebeje itorero rya Kristo akeneye ko twese duhinduka ahubwo yaba twatubonye na za miliyoni zigiye ziforoda zikaza zigahagarara zikavuga ngo twakijijwe ntabwo tugisubiyeyo byanyabye ariko bivuye mu mutima atari ibyo kwiyerurutswa ahangaha yego sibyo icyo gihe twanezerwa biteye ubwoba kandi mpamya ko ari ryo vuga butumwa rirenze ayandi yose Bangutse ashobora kuba ibintu atarabyumvishe cyarabyumvishije sinzi ko ibyo bintu birimo gusirikira hano hanze wabibonye bivuga ko hari amakosa yakorewe mu itorero kandi sinzi niba warabyumvishije. Okay, urakoze cyane usibye no kubyumva bamwe mu babivuze hari ababivuze turi kumwe. Yego. Hari umushumba wabyigishije wabivuzeho aho yabivugiye nari mari. Yego. Wenda ariko ari byo mperaho hariho na channel yindi nayo ni ya Nairobi yabivuzeho biri kuri ni nk'ebyiri zabivuzeho n'abandi baracyabivugaho hari n'abandi wenda bashobora kuba baranabivuzeho mbere wenda tutarabibona ariko mu by'ukuri hari ibintu bibiri byavuzwe. Ikintu cya mbere ni gutanga agatuti guhereza umuntu agatuti akagira ibyo avuga. Icyo ni ikintu cya mbere. Mu by'ukuri nkeka ko gutanga agatuti umuntu akagira ibyo avuga bimeze nk'ibyo navuze nta kosa ririmo. Kandi ikindi kintu ngomba nshaka kuvuga ni iki, buri umuvugabutumwa uwo ari we wese ushobora gutambuka imbere akajya kubwiriza cyangwa abe pasiteri abe bishopu cyangwa se abe revera abe ari umuvugabutumwa muri rusange. Ibintu ashobora kuvuga
niba bamuhaye umwanya w'isaha, buri ibintu byose agiye kuvuga wa mwanya w'isaha ntabwo ari by'Imana iba yatumye kuri ba bantu bicaye hariya. Nge nemera ko muri introduction y'umuntu akoze nge nshobora gukuramo ikintu cyanjye Imana Mwuka Wera yateguye ko havamo ijambo riza kunkiza. Nshobora gufata iryo ngiryo muri introduction gusa, ibindi byaje nyuma simbihe n'umwanya cyangwa se nibigira icyo bimarira. Nkemera yuko hari n'irindi jambo rishobora kuza mu hagati ari kubwiriza, kuko ibintu umuntu yigishije nawe ujya gusenga, ibintu umuntu yigishije mu minota 45 cyangwa isaha ntabwo ushobora kubifata mu mutwe, ariko byanze bikunze hari ikintu avuga ukavuga ati uyu munsi nagenderewe na Mwuka w'Imana, ugatahana icyo ngicyo ukagenda ukacyagura mu buzima bwawe kikagira icyo kigufasha. So ibivugwa byose ntabwo ariko kuri, ibivuga byose siko kuri, kandi abavuga butumwa bose bari kuri nosiri nabo bari ku isi, nabo bocikwa, nabo n'abantu, nta uba utuye mu ijuru, n'abantu. So ku giti cyanjye rero kuvuga ngo natanze ubuhamya cyangwa se bavuze ngo hari abo turi gutanga buriya buhamya turi gusebya itorero, njye singomba kubigenderaho kubera iyihe mpamvu. Buriya abantu benshi bari mu itorero bafite ibintu byinshi byababazi, byinshi harimo ibyo nakoraga, harimo n'ibindi bakora njyewe ntakoze. Kugira ngo iki kintu abantu bacyumve, gufata umwanzuro wa mbere wo kumvira ijwi ry'Imana rikubwira kuri mu byaha ugahinduka, icyo ni ikintu cya mbere. Ukaryumva iryo jwi ugafata umwanzuro wo guhinduka, ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi cya kabiri, gufata umwanya wo kugira ngo ubashe kubona imbaraga zo kujya kuvuga mu bantu, ntambwe yindi n'indi ntambwe ni n'ikintu gikomeye kidashobokera umuntu uwo ari we wese. Yego, buriya umuvugabutumwa ashobora kuza akabwiriza, akavuga hejuru y'ibyaha, akavuga hejuru y'abantu banywa inzoga, akavuga hejuru y'ubusambanyi, akavuga hejuru y'uburozi, ariko Mwuka w'Imana atari yamanuka aze muri wowe, nta kintu gishobora kuba. Mubica amazi rwose ubuzima bugakomeza. Ariko Mwuka Wera iyo yaje mu buzima bwawe ntabwo munegosi, nta nubwo ushobora kuvuga ngo baburetse ngo ndabyigaho ngo nzagusubiza, cyangwa se ngo reka ndebe ngo na next week ngo hari ukuntu abantu banywaga inzoga, twanywaga inzoga zikagukubita cyane, urumva ukagira icyo bita hangover. Noneho hangover yagukubita mu gitondo wumva umutwe wamenetse, ukaba wafata iminsi 2 cyangwa iminsi 3 ngo uraziretse, ukavuga ati ngewe naziretse, n'abagenzi bawe baguhamagara ngo mwongere mujye gusangira, ukavuga ati naziretse sinzongera no kuzisubiraho, kandi muri wowe ukumva kabisa waziretse. Ariko ibyo bintu ukabivugishwa n'umutwe uri kukurya, yego, kubera ya hangover. Ya hangover ishize nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 cyangwa se icyumweru uzisubiramo, kubera ko ibyo bintu wabiretse kubera hangover. Ariko iyo Mwuka Wera yakugendereye muri wowe akaza akakubwira ngo ibi bintu urimo sibyo, iyi niyo saha, ntunegosiya nawe, uramubwira ngo ndiyo ndemeye ndahindutse. Ikindi cya kabiri, mu by'ukuri ngiye biriya bintu byo kujya kubivuga nta muntu wigeze untuma. N'umudamu wanjye nagiye ku rusengero atabizi ko ndi butanga ubuhamya. Icyo nemera cyo, ngiye mu bintu bino bihe byose nanyuzemo, haba ibyo kujya kwatura ku bashumba, byaba ibyo kujya gutanga ubuhamya, ndetse byaba ibyo kubatizwa, ari nabyo byamaye imbaraga cyane. Ni ibintu navuga ko ari Mwuka Wera yantegetse gukora, ntagishije umuntu n'umwe inama, ntagishije n'umugore wanjye inama. Byaba ibyo kujya kwihana, byaba ibyo kujya gutanga ubuhamya, byaba ibyo kujya kubatizwa. Mwuka Wera yakubwiye ikintu ugira imbaraga zidasanzwe ukagenda ukanabikora, nta nubwo ari ya marangamutima yo kuvuga ngo wenda ngo wanezerewe mu rusengero. Hari abantu bagira amarangamutima bagakora ibintu mu rusengero kubera amarangamutima yatakicuza. Mu by'ukuri nta marangamutima yari arimo, kandi si uko wenda nari kunanirwa no kwihanira Nairobi cyangwa no kwihanira n'ahandi, gusa nuko igihe cyabyo na Mwuka Wera ntiyigeze ambwira ngo nihane Nairobi. Iyo abimbwira nari kugenda nkabikora kandi nkajya no kuri social media, ariko byabaye ndi hano, biba ndi hano. Mwuka Wera nyemeza ko ngomba no gufata intambwe nkagenda nkabivuga. Si ikintu cyoroshye, kandi hariho benshi bakiri kurwana n'imitima, batari kurwana n'abashumba,
bari kurwana n'imitima avuga ngo nabireka gute, nareka iki kintu gute. Ariko kubera ko nyine isaha itaragera cyangwa se atarabona na ziriya mbaraga, nta n'icyo wenda Mwuka Wera arabivugaho, niyo mpamvu aguma muri bwa buzima arimo, agakomeza agasenga agaterana, ari no muri bya bindi. Tukiri aho, mbangutse wabatijwe inshuro zingahe? Nabatijwe inshuro ebyiri. Iya mbere wabatijwe byagenze gute? Ya kabiri wabatijwe byagenze? Inshuro ya mbere urakoze kumbaza icyo kibazo. Inshuro ya mbere nabatijwe nkiri mutoya cyane, tukiba muri Sunday school. Kwa kundi hari ukuntu wenda hari n'abandi benshi babatijwe muri ubwo buryo, bakakubwira ngo niba ushaka kujya muri korari ugende babanze bakubatiza, ukagenda bakagushyiramo gusa. Ariko mu by'ukuri wowe utazi nk'umubatizo n'iki, utazi ngo ngiye kubatizwa bizamarira iki, ukavuga ati kugira ngo nanjye nzajye muri korari nzaye ngenda ncurange cyangwa nkubita ingoma cyangwa ngire gute, reka nanjye ngenda. Ukagenda bakakwinikamo, bakaguhanagura n'isumu, ukavamo nuko ugataha. So icyanteye kubatizwa umubatizo wa mbere nuko wagenze, nari mutoya, ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Umubatizo wa kabiri rero ni Mwuka Wera wantegetse kugenda nabatizwa, kuko nanahageze rwose bishop yarangije kubatiza abantu bose, yagiye no kuva muri piscine, aravuga ati nturabatizwa. So mubwira ko Mwuka Wera yantegetse ko ngomba kubatizwa, akira Mwuka Wera mu buzima bwanjye, akagira ibyo akora mu buzima bwanjye, akaba ari unyobora mu buzima bwanjye, kuko sinari kuba nyoborwa na Mwuka Wera nindayiza nkora ibintu nakoze mbere. Urakoze cyane. Ku bijyanye n'umubatizo, hari umuhungu w'inshuti yanjye kabisa nzi wabatijwe, nawe yabatijwe nk'uko iwe yaragiye kwipima ngo arebe aho amazi agera nyine babatiza abandi. Wagezemo pasiteri amavuga ngo reka duhere kuri uyu nguyu. Ariko tukiri aho, Rugazura waba warabatijwe cyangwa? Yego, narabatijwe. Wabatijwe ryari cyangwa nawe twitege ko ugiye gusubiramo? Oya, maze kuva 2012 nibwo nabatijwe. Wabatijwe byagenze gute? Ubu nawe yari impamvu yo kugira ngo uje mu ikorari? Oya, ninjye yabyiyumvishemo ko numvaga igihe cyabyo kigezwe. Yego, ndabatizwa. So birashoboka ko dugifite ikibazo mu myigire, mu myumvire, wewe warabatijwe ahubwo? Narabatijwe, kandi nje nabatijwe nemeye mugani wa bene wacu. Nari nemeye, nabatijwe ndi umuntu mukuru, ari nk'agace nari mvuyemo nyine, numva ngiye mu kandi gace. Ariko hari abantu nzi kabisa babatijwe kubera imyaka, abandi kubera kondisiyo, abandi kugira ngo bigende gute. Hano abantu babatijwe kugira ngo bashingirwe, urusengero rukaba rutagushingira utabatijwe. Erega nibya James, nibya bindi navuze. Yego. Kubera kwa kuntu abantu twagiye dukura, turererwa imbere y'ababyeyi twita ngo bakijijwe. None nawe ukumva ko nawe urakijijwe, ukamugendera muri icyo ukamara imyaka 20 ngo warakijijwe. Wakijijwe ryari yewe? Ngo navukiye mu muryango ukijijwe. Ako niko gakiza ugendeyeho? Yego. Noneho wenyine utarifatira icyemezo cyo kuvuga ngo ndamwemeye, ndamwakiriye muri njye, byanze bikuza hari akantu kakiburamo. Yego. Sibyo kugakiza. Uracyarimo ugendera gusa mu munyenga, ni nko kugendera mu modoka y'abandi. Ngo iyi modoka ni iyacu, ni y'abandi si iyawe. Ushaka iyawe, nawe ushaka agakiza kawe. Agakiza si intambara, si fight, ni ukwemera gusa ukizera. Yego, komeza. Agakiza ni ukwemera ukizera umwami, ukamwakira muri wowe kawe ku giti cyawe. Ariko apana kuvuga gusa, hari n'ibintu bijya biba ngo runaka ngo yavukiye ngo mu muryango ukijijwe. Kuba yaravukiye mu muryango ukijijwe, arakijijwe se? Icyo nicyo abantu bakwiye kwibaza. Kubyumva nicyo kimwe no kubatizwa rero. Hari umwana wabatijwe kubera ko yasanze iwabo bari muri Sunday school, akagendera muri yo, bagira mu myaka 5-6 ngo batizwa. Ntaramenya n'ibyo ari byo, ntarasobanukirwa n'ico agiye gukora ico ari cyo, ngo arabatijwe. Bene ibyo byose. Ariko icy'ingenzi ni uko umuntu yakagiye gukora ikintu yabanje kucyumva kidaturutse ku wundi, kimuturutsemo we bwiye n'ijwi ry'Imana. Uko niko gukizwa nyagukizwa, uko niko kubatizwa nyakubatizwa. Nge niko mbyumva. Tukiri aho ngaho, twari tuvuze ku by'umubatiza, ariko ntabwo ari cyo kintu twari twagambiriye gukora. Turashaka kumva mbangutse, umaze kumva iyo message isa n'iguca intege, isa n'imara imbaraga ibyo wakoze, ipfobya ni nkako twabyita, ica intege igikorwa wakoze, wabyakiriye gute?
mu by'ukuri narabyumvishije usibye biriya navuze aho narindi nabonye abanyamakuru babivugaho. Buriya abanyamakuru baba bari mu kazi, kandi buriya abanyamakuru bose ntabwo ariko ari abanyamwuga. Muri aba banyamakuru ubu nyine ibi byateye ngo bya cano buri wese asiga byuka kumva ngo cano n'abashaka cano, ariko mu by'ukuri twese ntabwo ariko tubishoboye. So hariho abantu babishoboye babikora, bazi gukreya ama content yabo umunsi ku wundi, ariko buriya hari n'abandi kugira ngo babashe kurya ariko bagomba kuvuga abandi, akavuga ibije cyangwa se akavuga ibyo yabonye. Mu by'ukuri nk'abanyamakuru navuga wenda bari no Nairobi bari gukora biriya bari kugenda bivuga, ntabwo nigeze mbabara mu mutima wanjye, ahubwo byaranshimishije n'utarabonye ubuhamya ari kujya kubushaka akabureba. Ntibyigeze bintera ikibazo kubera ko nta kintu bigeze babeshyaho. Ibyo babeshye nuko bavuze ngo ubuhamya bwanjye buri gusebya itorero, kandi ku rundi ruhande nzi ko ubuhamya bwanjye buri gukiza abantu bagahinduka. Rero mu by'ukuri nk'uko umumotari yajya mu muhanda agashaka umugenzi kugira ngo abone amafaranga, n'undi muntu yajya mu isoko agacuruza inyanya kugira ngo abone amafaranga, niyo mpamvu n'abanyamakuru badashoboye gukreya content zabo bashobora kuvuga ati reka mvuge kuri runaka uyu munsi kugira ngo ndebe ko hari ikinjira kuri YouTube. Niko kari gutrendinga, reka muvugeho kugira ngo ndebe ko nanjye hari ikinjira kuri channel yanjye. Si uko ari n'umutima mubi mu by'ukuri wenda baba bafite, ariko nuko baba babuze wenda izindi content bakora nabo bakreya kugira ngo babashe kuba bakomeza gahunda zabo z'ibiganiro. Ariko mu by'ukuri ntabwo byigeze bimbabaza, ntibyigeze binca intege, nta nubwo bishobora kunca intege. Ari umuntu wabinshizemo, ari umuntu wanteye gukora biriya, nacika intege cyane, ndetse n'ubu nyine nari kuba narabisubiyemo kubera ko feedback zirari nziza, hari n'izindi mbi. Hari benshi bagiye bandika ama comment, hari uwigeze kubona ikiganiro nari ndimo nkorana na madame arangije ahitandika muri comment ngujishe ko ryatukuye wa so icyo yarashatse kuvuga nahise nyumva, ariko mu by'ukuri iyaza kuba ari umuntu wanteye gukora biriya nari kuba naracitse intege cyane, naranasubiye. Ariko kubera ko ari Mwuka Wera wantegetse kubikora, nta kintu kiri kuri ino si cyera kirabura, nta muntu wera wirabura, yaba umushumba, yaba umunyamakuru, yaba umugore wanjye, yaba inshuti n'abavandimwe, nta muntu wera wirabura ushobora kunca intege kuri buriya buhamya natanze cyangwa se ku mwanzuro nafashe. Nabonye mbere yuko bino bitangira kuvugwa, mbere yaho ni nkaho byabereye mu gihe gisa cyegeranye cy'ubuhamya bwawe bugiye gusa n'ubwa Beya. Mufite ibintu mudahuje, ariko nawe yavuze ko asa naho ari umuntu ukijwe muri iyo minsi. Sinzi niba warabwumvishije. Abantu rero bavuze ko ashobora kuba ari nk'ibintu byahimbwe, mwapanze mwahimbye, babivuzeho ntibyasakuza cyane, ariko nabonye barabivuzeho kugira ngo amazina yanyu muri kariyeri mukora yongera se nazamuka. Sinzi niba barabyumvishije. Icyo ntacyo numvishijeho, ariko gusa abantu n'abantu babyandika cyangwa se babivuga. Gusa sinjya kuvuga ibya Beya kuko sinzi icyamuteye nawe kuvuga, njye navuze ibyanteye kuvuga ibyo navuze mu by'ukuri. Ariko iriya ni intambwe nziza nashimye cyane, ndetse mu by'ukuri na nyuma y'uko atanze buriya buhamya, njye mbere Beya twarabonanaga, ariko ntabwo yari inshuti yanjye cyane ku buryo tugendana cyane, ariko nyuma ya buriya buhamya yatanze nawe mu by'ukuri yabaye inshuti yanjye mu rwego rwo hejuru cyane. Beya amaze iminsi hano, ariko ntabwo hashobora gushira iminsi 2 tutabonanye, ntibishoboka. N'amajoro menshi aba yaje Kabuga turi kumwe nawe, tugatarama tugasenga, mu by'ukuri tugacuranga, tugakorana n'ibiganiro. Mwarabibonye ibiganiro twagiye dukorana bijyanye n'abacuranzi bacuranga za fati. So mu by'ukuri ikintu yakoze ni ikintu cyiza cyane. Bino bintu nta muntu ujya upfa kubyikoresha, umuntu uwo ari we wese azabigerageza arebe. Ntabwo wabona imbaraga zikujyana imbere kujya kuvuga ngo nakoraga iki n'iki 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 atari Mwuka Wera.
so ntabwo bishoboka. So ariko ikintu yakoze ndagishima cyane kuko ni byiza ko yateye intambwe nziza, akavuga ko yongeye kumenya Imana, yongeye gukizwa. Ni byiza cyane, narabishimye cyane. Tukira Rugazura, wagira abantu bakora imiziki cyangwa baririmbyi, wabagiriye inama? Kuko dufite umubare mwinshi w'abantu bisangamo impano, barangiza kwisangamo impano ntibace mu nzira navuga ngo ikwiriye. Ubwo urumva umuntu niba agize impano yo kuririmba akaba ari impano nziza, donc itorero leta muri musamira hejuru riramukeneye, rikeneye ko akora, rikeneye ko kumukoresha, cyangwa umucuranzi cyangwa n'undi muntu wese ufite impano runaka. Uwo muntu rero hari igihe atagira umwanya wo gukizwa, akitiranya impano n'agakiza, bigatuma agendera muri uwo munyenga, bikarangira asa n'umuntu wakijijwe. Nibyo mpamvu dusanga dufite abantu bafite ubuhamya busa nk'ubwambambutsi, kandi bari abantu basa n'abafatiweho urugero n'abandi bantu ku bijyanye n'agakiza. Watugiriye inama abantu bameze gutyo? Murakoze. Wenda ntarajya wenda kuri icyo ngicyo, kangira kandi kantu gatanu nongera kubyumba ngo saramaze kuvuga. Yego. Mu by'ukuri uwaje avuga ngo mbangutse ngo ibi bintu ngo yaje kubyivugishwa, ngo kuvuga ngo mbangutse ngo bino bintu yaje kubivuga kugira ngo izina ryiwe ritrending, ryongere ribyuke mu muziki. Yego. Siko ngewe mbibona. Kubera ko dufata urugero rworoshye mu rusengero, sibyo twese tujya mu nsengero turaterana. Urashobora no kumara umwaka ufite amashimwe asanzwe iby'Imana yagukoreye, ukaba wamara umwaka utarahagarara n'imbere kuri podium ngo nibura uvuge n'ishimwe n'iri na rimwe Imana yagukoreye, atari uko ubyanze, ari ukubera ko wowe ubwawe utinya no guhagarara n'imbere y'abantu kuba wagira icyo uvuga. N'igihe bahagushyize ukaba hari bamwe ngo muze mutwihanganira ngo hano imbere ngo habicuya, akagera akabura ikintu avuga. Ayo ni amashimwe y'imirimo myiza Imana yagukoreye, ukaba unanirwa kubivuga, umwaka ukaba washira undi ukirenga, sibyo? Ukambwira ngo umuntu nk'uyu nguyu wenda utari unasanzwe avuga cyane, nibura ngo ni n'imvuzi isanzwe, ngo agiye ngo hariya ngo kuvuga ibintu nk'ibi, one by'ubuzima bwiwe buri personal bwiwe ku giti cyiwe, wowe ubwawe utaruzi James, ku buryo ashobora kuza akabikuvuga ngo turi muri ambeshyi, sibyo? Ngo aje kubyivugishwa ngo kugira ngo izina ryo ritrending. Abantu tujye tugira critique, yego, ariko tugire na analyse, dushyire ibintu bimwe muri realite, tugire ibintu dushyira mu gaciro, tugabanya amakritike amwe namwe atariyo, sibyo? Kuza gukritika icyo ubonye cyose ntago ari byiza pe. Hanyuma kuri icyo ngicyo cy'abaririmbyi, abacuranzi cyangwa se umunyempano wese ushobora gukoresha impano ye ikaba yagira ahandi igera, inama ni imwe gusa: niba ukiri muri ya nzira itariyo, iri kinyume n'ibyo ukora, ni ihindukira uveyo. Kuvuga ngo you should preach, ugomba kwigisha ibyo ukora nawe, yego, sibyo? Ibyo ukora bigomba gusa nawe. Uyu munsi wane ntuze kumbwira ngo menye Imana, ariko we najya gushaka Imana ikurimo nkayibura. Icyo gihe nicyo gihe ubutumwa bwawe nawe ubwawe muba muri abantu babiri, inzira zimeze gutya, inzira zibiri zihabanye, urimo uragiye, ubutumwa utanga buri kugiye. Uri kubyumva? Gerageza wishakemo imbaraga zituma ugaruka. Ariko tukiraho, ari ngewe ari uruhande ndimo, kandi wenda simbogama cyane, ariko ari Pasiteri Mudaherana yaravuze ngo ibaze nkanjye Pasiteri Mudaherana, uno munsi nje nkababwira ngo noneho ibyo nari ndimo kubabwira ntago byari byo, sinari nkijijwe, abantu babyakira gute? Babyakira neza. Biragoye. Ako bakwishima ahubwo berenze urugero, kuko ni wa muntu icyo gihe noneho ni nk'ababwira ati nari indyarya imbere yanyu. Ariko umenye ko ari abantu yigishe bagafashwa cyane rwose. Ni icyapa kikubwira ngo hano ni Nyagatare, ni ikiraro kikwambutsa kikugeza ahantu. Imana ishobora gukoresha n'ibuye, tumufate nk'aho ari ibuye muri ako kanya, yakoresheje kugira ngo wowe James ukizwe, ariko ryabuye risigara hariya
kuba rero nawe yaza agakizwa ni umwanya w'ubugezi. Ni igiti kiri hariya gihagaze kivuga ngo hano tugeze ni Karemburi, hano tugeze ni Nyabarongo, ukamenya ngo ndaviramo hehe Nyabarongo, kigasigara hariya. Reka nunganire mwene data, mu by'ukuri ku bantu yafashije bagatera intambwe bagakizwa, none nyuma ukagaruka ukavuga ngo bya bintu nababwiraga ni ukubeshya, nari meze gutya na gutya. Umuntu yabwirije agafashwa agakizwa bya nyabyo ntabwo ashobora gusubira inyuma cyane. Ariko uwakurikiye umuntu, wakurikiye Mudaherana, agakurikira Revera Pasiteri Mudaherana, akamukurikira nkawe ubwiwe, uwo nguwo yasohoka agahita anywa akanyanga ako kanya. Ariko uwakijijwe kubw'ijambo ryavuze, erega si uba warakijije wa muntu, ni Mwuka Wera uba arakoreye muri we, Mwuka Wera agakiza wa muntu. Mwuka Wera we ntajya abeshya. Ese turetse n'icyo ngicyo, icyondo, kuvuga ngo Yesu ngo yafashe icyondo aragitoba gisiga ku maso y'umuntu y'impumyi irahumuka. Icyondo kibamo uwuhe muti mu busanzwe? Iki cyondo cy'igitaka kibamo uwuhe muti? None se ngungane, urabona kiriya gihe cya Yesu yagize gutya agatoba kondo agasiga umuntu ku maso, buriya ntihabuze abantu bari inyuma bavuga ngo uyu muntu yaravangiwe, cyangwa se bakabwira wa muntu bagiye guseba bakavuga ati wacitse, uzi ibintu bagiye gukora, ari gukora hasi. Urabona uyu muntu atari umuntu. So abakora analyse zindi ziza ziri negative byahereye kera, uri kubyumva. Ariko mu by'ukuri ugendeye ku kintu, hari ibintu ngiye byinshi abantu bagenda bakritika ntemera mu rusengero. Abantu babivuze beho bitandukanye, ariko no munsi twagira amahirwe yo kwakira nyiri bwite uwo byabayeho, uwahuye nabyo. Urumva yakoze ikintu kimuvuye ku mutima, agira ntago nabyita ibikomere, ariko nanone agira n'ibindi bintu biva ku ruhande bimubwira ko ibyo yakoze bitari byo, abandi bavuga ko ari byo. Ariko ikintu ciza nuko yakoze ikintu afite icyagamije. Tuzabikomeza, tuzabivugaho, tuzakomeza tubivugeho. Turimo gusoza rero, muvandimwe Rugazura ukora kuri Papa Rije, wasoza ugira abantu nama ki tugana ku musozo? Murakoze. Mu by'ukuri ikintu kimwe nagira aba bacuranzi cyangwa se abaririmbyi cyangwa se undi munyempano uwo ari we wese, by'umwihariko abakorera mu nsengero kabari wenda bamvuga, hari ijambo mu Cyongereza bakunda kuvuga ngo you should practice what you preach, kuvuga ngo uko ibyo tubwira ibyo tugaburira ugomba kubusa nabyo, ugomba kwitwara nkabyo. Ntabwo waza kutubwire ngo tumenye Imana kandi turimo tubona nawe, ahubwo ukwiye kuyimenya. So ni byiza ko umuntu agomba kwishakamo uko akwiye guhinduka, agasa n'ibyo avuga, agasa n'ibyo agenderamo, agasa n'ibyo abwira abandi bantu. Nicyo nabagiramo inama, musa n'ibyo mukora. Aho ubona ko ugifite intege nkeya, ugerageze ushake izindi mbaraga kugira ngo ibyo ukora bitanga umusaruro, kandi n'abantu bavuga ati wa muntu mu by'ukuri turamwemera, nta magawa amuriho. Nicyo cyonyine navuga. Murakoze. Murakoze. Tujya kuri muvandimwe Mbangutse Pro, umaze kubyumva ibyo bintu ndabizi byaragukomerekeje, wenda wabibabariyemo cyangwa wumvishe ko ari ibintu bisanzwe. Niki wasoza ubwira abantu bumvishe ayo makuru yose arimo kuvuga kuri social media? Urakoze cyane. Ntabwo mu by'ukuri nigeze nkomereka kubera ibintu biri kuvugwa, n'abandi bakomeza bakabivuga, ahubwo mbahaye n'uburenganzira cyane n'abatarabonye ubuhamya babubone, kandi naho Imana idufashije tukabona umwanya n'ubundi turakomeza tukabutanga, ariko si ahantu hariho hose. Gusa Imana iyo itwemereye kubutanga turabutanga, kandi turakomeje no kubutanga rwose. Nta muntu wadukomerekeje, umuntu ni umuntu, kandi twese ntabwo dushobora kubyumva kimwe. Njyewe bwite ni njyewe uzi uburemere bwabyo, ni njyewe uzi amahoro mfite mu mutima wanjye, ni njyewe uzi umutwaro cyangwa se umuzigo wamvuyeho.
so undi wese uwo ari we wese kuba yabikritika cyangwa akabivuga uko abishaka ni uburenganzira bwiwe kuko aba afite icyabimuteye, ariko mu by'ukuri ntabwo nigeze mbikomerekeramo kandi mfite amahoro yose n'umunezero mwinshi cyane, ndetse n'abandi abo ari bo bose icyo navuga bakibirimo, baba abaririmbyi, baba abacuranzi, baba abavugabutumwa, baba abashumba, baba umuntu wese uri mu rusengero ufite icyamubase, nubwo cyaba atari cyari cyarambase, icyo ari cyo cyose cyamubase, byaba byiza habayeho kumesa kamwe. Buriya Imana yanga akazuyaza cyane. Niba ari ugukorera Imana, ugakorera Imana bikuvuye inyuma, wivuye inyuma utabivanga n'ibindi bintu, cyangwa se kandi niba mu by'ukuri wumva ko ugikomeje kuguma hanze, nta cyiza kiri hanze, ni umunezero w'akanya gatoya, ariko icyiza gikuru ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza akayobora ubuzima bwawe, ukera imbuto zikwiriye abihanye. Urakoze cyane. Turabashimiye bavandimwe, mwakoze cyane kudukurikira. Mukore subscribe, like, ariko nimugera kuri comment kabisa muhatinde kugira ngo tuzamenye icyo dukurikizaho. Murakoze cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Mwakoze cyane batumirwa, n'ubutane twongera kubiyambaza muzaze tuganire. Mwakoze cyane.